muri hano David yishwe arashwe saa sita z'ijoro ubwo umwana we yaramubikanguye amubwira ati papa kanguka baduteye mu rugo. Uyu mwana we witwa Mporana yarabyutse arebeye mu birahure mu idirishya abona hanze hari abantu bitwaje intwaro. Mu gihe agiye kubyutsa papa we nibwo yagiye kumva yumva batangiye kurasa ku nzugi, hanyuma bahita binjira mu nzu. Binjiye rero uyu muri hano David ari we papa w'abana yabyutse ajya kureba aba bantu ngo agere muri saro, bahita bamurasa mu mutwe ahita apfa. Hanyuma uyu mwana we witwa Mporana aza nawe aje gutabara se cyangwa se aje kureba ko se apfuye, nawe uwo mwanya bahita ko bamwica baramurasa. Hakaba hari undi mwana rero wari wabasuye wari waturutse mu Rwanda wo bafitanye isano ya bugufiya witwa Kagame Patrick Rameke, yari yabasuye rero aho bari batuye. Hanyuma akihagera nawe bahita ko bamurasa. Urumva ko ari abantu batatu baguye mu rugo rumwe. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cyane. Ubu bwicanyi rero bwabereye Humura witinya n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Reka mbasuhuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana aho muri hirya no hino hagiye hatandukanye, abari burasirazuba, abari burengerazuba, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abadukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese nimugubwa neza kandi mbifurije ibihe byiza. Hanyuma abatameze neza, abagize ibyago, ababuze inshuti, ababuze ababyeyi, ababuze abavandimwe, mwese mugire kwihangana kandi mukomere. Mwese niko bigenda, tubayeho mu buzima buzima, tubayeho mu buzima bugeraho bukagira iherezo, ariko kandi nta kundi byagenda. Abagize ibyago bagire kwihangana. Hanyuma nawe utishimye kubw'izindi mpamvu zitandukanye z'ibibazo bya buri munsi duhura nabyo, reka tukubwire ngo komera. Uyu munsi nubwo waba uri kurira, ariko birashoboka ko ejo waba uri kuririmba. Uyu munsi umubabaro ufite ejo wasimburwa n'ibyishimo. Buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Hari umunsi wo kurira, hakaba umunsi wo kuririmba, umunsi w'akababaro, hakaba n'umunsi w'ibyishimo. Buri kintu cyose kigenda kigira igihe cyacyo kandi Imana inyuranye ibihe. Uyu munsi rero nubwo uri kurira, birashoboka ko ejo waba uri mu mashimwe. Ni nayo mpamvu udakwiriye gucika intege, ahubwo ugakomera kandi ugakomeza. Yesu aduhana umugisha. Ndashimira cyane abantu bamaze gukora subscribe kuri channel yacu. Imana ibaha umugisha, ndetse nawe utarayikora ngo usabe kuyikora kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bya buri munsi. Ndetse kandi nibigukundira ukande like ndetse ukore share, wandike comment. Ibyo byose bigenda bidufasha, bigatuma tugenda tubona ko turi kumwe muri uru rugendo rwacu tugendamo rwa buri munsi rwo kubagezaho inkuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe. Inkuru nje kubagezaho uyu munsi ni inkuru iteye gutya ibabaje. Ni umuryango wapfushije abantu bagera kuri 3 b'igitsina gabo, ndetse bapfira rimwe mu rugo rumwe. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane. Ni umupapa witwa muri hano David wari uri kumwe n'umwana we ndetse n'undi mwana wari wabasuye wo mu muryango bafitanye isano ya hafi. Babashije gupfa bose bishwe barashwe n'abantu batari bamenyekana, ariko uburyo bapfiyemo no kuri no buryo babaje cyane, ndetse abantu benshi bari kugenda babigarukaho bavuga iby'urupfu rw'aba bantu uburyo bapfuyemo. Hari uru rupfu rw'aba bantu bagera kuri 3 bo mu rugo rumwe bapfuye ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, hari mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru mu gitondo. Ubwo hari saa 6 z'ijoro. Mu rukera rero ngo byaje kumenyekana ko abantu bamaze gupfa bishwe. Mu rukera rwo ku cyumweru nibwo aya makuru yasakaye ko uyu mugabo muri hano David ndetse n'umwana we n'undi musore wari wabasuye bishwe n'abantu batari bamenyekana. Birababaje cyane. Uyu muri hano David yabyutse nijoro akanguwe n'umwana we witwa Mporana
amukangura amubwira ko mu gipangu hinjiyemo abantu kandi abo bantu abona bitwaje intwaro. Yari arungurukiye mu idirishya arebye nyine abona ko urugo rwabo rwamaze guterwa, niko gufatwa n'ubwoba, yirukanka nyine ajya gutabaza abwira papa we amubyutsa, ariko byaje kubaviramo urupfu muri iryo joro. Ndetse reka tuvuge ngo Imana ibakire mu bayo, ndetse nakomeze umuryango wasigaye wabuze ababo. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Muri hano David yishwe arashwe saa sita z'ijoro, ubwo umwana we yaramukanguye amubwira ati papa kanguka baduteye mu rugo. Uyu mwana we witwa Mporana yarabyutse arebeye mu birahure mu idirishya abona hanze hari abantu bitwaje intwaro. Mu gihe agiye kubyutsa papa we nibwo yagiye kumva yumva batangiye kurasa ku nzugi, hanyuma bahita binjira mu nzu. Binjiye rero uyu muri hano David ariwe papa w'abana yabyutse ajya kureba aba bantu ngo agere muri salo, bahita bamurasa mu mutwe ahita apfa. Hanyuma uyu mwana we witwa Mporana aza nawe aje gutabara se, cyangwa se aje kureba ko se apfuye, nawe uwo mwanya bahita ko bamwica baramurasa. Hakaba hari undi mwana rero wari wabasuye, wari waturutse mu Rwanda, wo bafitanye isano ya bugufiya, witwa Kagame Patrick Rameke. Yari yabasuye rero aho bari batuye, hanyuma akihagera nawe bahita ko bamurasa. Urumva ko ari abantu batatu baguye mu rugo rumwe. Mu by'ukuri ni inkuru ibabaje cyane. Ubu bwicanyi rero bwabereye hano i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni muri Kivu y'Amajyaruguru niho abantu biciwe. Ariko urupfu rwabo mu by'ukuri rwababaje abantu benshi, kuko ababishe kugeza uyu munsi ntabwo barabasha kumenyekana. Biravuga ko hari kugenda habaho impfu zitandukanye z'abantu bitwaje intwaro bagenda barasa abantu, cyane cyane bijyanye n'umutekano mukeya umaze igihe uvugwa muri kariya gace cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nacyo cyatumye mu by'ukuri abo bantu bitwaje intwaro bataramenyekana bagize gutya bakica uyu muryango wa Murihano David uri kumwe n'umwana we witwa Mporana, ndetse n'uyu mwana bafitanye isano wari wabasuye witwa Kagame Patrick Rameke. Abandi bari baryamye harimo abana ndetse n'umudamu, bo bari bataramenya ibyabaye. Babyutse rero basanga bamaze gushira mu mwuka. Icyakora bo ntago babashije kwicwa, ariko urumva ko ari ibintu bitoroshye. Abamaze gutabaruka rero turabifuriza kugira iruhuko ridashira, ariko kandi abo ngabo nabo basigaye bo mu muryango wabo ni ukubihanganisha, kuko urumva ntabwo ari ibintu byoroshye kubura abantu bagera kuri batatu mu muryango umwe. Ni ikintu gikomeye kandi kibabaje, ariko kandi nyine nta kundi byagenda. Reka twihanganishe uyu muryango, Imana ibakomeze, kandi abamaze gutabaruka nabo Imana ibakire mu bayo, ibahe iruhuko ridashira. Hanyuma rero inkuru nabagezagaho ni iyo ngiyo. Urumva ko ibintu bitoroshye cyane mu gukomeza gusenga, Imana igakomeza kubana natwe, kuko urumva ko Satani yahagurutse mu buryo bukomeye cyane ndetse mu buryo butandukanye, akomeje kugenda atwambura abantu. Imana ibahe umugisha rero, ndabashimira kubwo gukomeza kubana natwe, kandi Imana ikomeze ibagirire neza mu byo mukora byose. Imana ikomeze ibiteho, ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Dani. Imana ibahe umugisha mwinshi mu byo mukora byose bya buri munsi. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.